Ese mwanyemerera nkababaza akantu, murabizi yuko ngira gutya nkabakorera bimwe mu biganiro bisesengura filime y'umusore w'umukire, ubundi nkabinyuza kuri notion ya YouTube channel yanjye ndetse ari nayo yanyitwa MK and Kamariza. Ni munyemerere uyu munsi tunyarukire kuri gicano cya Nyambo, hariho filime ikunzwe cyane yitwa Urukundo Ruzashoboka. Maze dusesengurira ya filime turebere hamwe biri kuyivugirwamo ndetse n'ibiri kuyikorerwamo, ariko mwibuka gukanda subscribe kuri no channel mufungure inzogera kugira ngo tuzajye tubasha kubana. Ikaze mwebwe twabanye kuri MK Original, ikaze mwebwe muri Burasirazuba n'Iburengerazuba ndetse n'Amajyepfo n'Amajyaruguru. Ubundi muze twihuriza hamwe dusesengura ino filime ya Nyambo nabonye iteye ubwoba cyane kandi ikunzwe n'abantu benshi hano mu gihugu cy'u Rwanda. Ese waba warakunze filime nyarwanda? Ese waba warakunze filime y'umusore w'umukire? Uyu munsi i-content nabateguriye narangije gufata umwanzuro, namwe muze kumbwira hasi muri comment. Murabizi ko najyaga mbagezaho filime y'umusore w'umukire gusa, ariko sizing izi nagira ngo mbabwire yuko tumeze nk'abantu bari gutegura filime ikubiye, filime iteye ubwoba, filime izaza irimo umugeri y'umusore w'umukire. Ariko mu gihe tutari twaporodinga ntituzigera duhagarara kuba twabakorera ibiganiro. Nimunyemerere tunyaruke gatoya twikoze kuri filime ya Nyambo yitwa Urukundo Ruzashoboka. Ushobora kwibaza ngo iyo filime imeze ite, iteye ite? Wanyarukiraho ukabanza ukayireba mu buryo bw'amashusho. Ni filime iryoshye cyane, ubundi ukaza kunyarukira hano nawe wiyumvira ikiganiro. Ngayo nguko ikaze kuri kino kiganiro nabateguriye. Byatangiye umuvandimwe witwa Kiramani yicaye ahantu ari kwiganiriza, ari kwibaza ku buzima bwe bw'ejo hazaza, uko bizamugendekera, uko azaba umugabo. Ushobora kwibaza ngo yabivugaga mu yahe magambo? Kiramani yatangiye avuga ati, sizing izi nakuze ndi umwana mutoya, ariko nabashije gukora cyane nsa nk'umuntu utera imbere kubera yuko nashyizemo imbaraga, atari ko imbaraga nashyizemo izarezo zose uko zingana. Nukuri ndumva mfite ubwoba bwo kuzaba umugabo. Ese nzaba umugabo gute? Nzaba umugabo ari uko bigenze gute? Ubwo Kiramani yari afite ikibazo cy'ahantu ngo ashobora ngo kuzakura umugore. Ese bwo yagira gutya akamubona, azabona ibimutunga cyangwa se izina ryo kwitwa umugabo rizaba rimubereye? Ubwo Kiramani nuko nguko yashidikanyaga. Bitaratinda ngo bijye kure, ibyishimo bye ndetse n'inzozi ze haje kugwamo inshishi. Aho mama we yagize gutya arangije aramutungura, araza aramusuhuza ati, Kiramani mwana wanjye, ati nagira ngo nkubwire yuko ngukunda, ariko sizing izi nugira ngo numutego nkuteze. Ati ndifuza yuko twagira gutya tukajya kwa muganga tukajya gupimisha DNA nkareba nimba uri umwana wanjye cyangwa se utari umwana wanjye. Kiramani akimara kumva amagambo agahinda kamwishe, arangije aramubaza ati, se mama, nukubera iki utekereje amwe muri ayo magambo? Nukubera iki ushatse yuko bigenda gutyo? Ase nukubera iki uri gushidikanya yuko nari umwana wawe? Mama Kiramani yamubwiye ati, nuko nguko nabipanze kandi bigomba kugenda gutyo mwana wanjye, nimba unyumvira wanyemerera tukagenda bidatinze. Kiramani akimara kumva amwe muri ayo magambo yamubwiye ati, mama nagira ngo nkubwire rwose ko bidashoboka. Mama yaje kumubwira ati, kubera iki bidashoboka? Amafaranga ya DNA ko ari njyewe uzayatanga byose, ko ari njyewe uzabikurikirana, bite byawe mwana wanjye, ko nakureze ukaba umajije gukura, ukaba umaze kuba umugabo, uri no gutekereza no kubaka urwe, kuki utakwemera ukaza tukagenda? Kiramani yaje kumubwira ati, hari impamvu bitashoboka. Nyina yaje kumubaza ati, iyo mpamvu ni iyihe? Kiramani yaje kwisobanura amubwira ati, yabivuze muri amagambo ati, mama nagira ngo nkubwire ko ngukunda. Ati ubwo rero njyewe rwose uwo mwanzuro afashe kujya gupimisha DNA, ati rwose uwo mwanzuro simushaka. Nibwo yaje kumubaza ati, ubundi iyo DNA ni iki? Inko wagize gutya ngakurira muri runo rugo ukandera kuva mereye ku mwaka umwe, nkaba ndinze ngira imyaka 32. Ubu nanjye ndetse yari kwishakira umugore wanjye, ubundi nkiyubakira urugo rwanjye. Ati kuko maze kuba umugabo. Ati rero sinzi impamvu uri kumbwira ngo tujye gupimisha DNA kwa muganga. Nibwo mama we yaje kumubwira ati, byakabaye ngombwa. Ati kuko nabitekerejeho nk'umuntu w'umugabo. Nibwo mama we yaje kwisobanura avuga ati, ibaze inka kino gihe cyose tumaranye ndamutse nkubwiye yuko
utari mama wanjye. Kiramani yaje kuvuga ati se uramutse ubimbwengeye nakungukira he cyangwa nahomba he? Ati ikintu cya mbere ni uko nakuriye muri runo rugo ukandera ukanyishyurira amashuri ndetse ukanankuza kurinda ngize imyaka 32. Ati kuko urabona yuko majije kuba umugabo. Akimara kumubwira amwe muri ayo magambo nibwo agahinda kabaye nk'akamwica, ariko Kiramani akomeza kuko kubyanga kuba yajya gupimisha DNA. Ese nyemerera nkubaze wowe tubana muri kino kiganiro kurinda gihere ku munota wa mbere kurinda kigeze ku musozo tukaba tugeranye hano kuri uno munota tugezeho. Ibaze nawe ababyeyi bawe baramutse bakubwiye ati, umwe mu babyeyi wawe aramutse akubwiye ati vaye tujye gupimisha DNA turebe yuko uri umwana wanjye ufite imyaka irenga 30. Ese wakwemera kujyayo cyangwa ntiwajyayo? Ajya bavuga ngo umanitse agati urakamanika ariko wajya kukamanura ugahagarara. Ngereka mbabwiza ukuri kwanjye ngewe uko mbyumva, ntabwo najyayo nabyihorera, kuko ushobora kugerayo warangiza ukitera agahinda usanze wa mubyeyi atari mama wawe, agahinda kakakwica. Ese ubone no kubera iki mama wa Kiramani yabitekereje kuriya? Genda gushimira Kiramani yuko impamvu yabyanze rwose iriya ari izamuhindura umugabo, kuko ushobora kugera ugasanga amaraso sahura. Icyo gihe ubana n'agahinda imyaka yawe yose isigaye ukazarinda upfa ugifite ako gahinda. Ni munyemerere tugaruke kuri Miss Nyambo Gata, rwose umukobwa mwiza cyane ufite ubwiza n'uburanga ndetse ukiri umukobwa, ariko nanone wamureba ku isura yambaye ibibubu ukagira ngo ni umudamu. Miss Nyambo, I love you so much. Nagira ngo nkubwire ko ngukunda n'ubwo bwose mbivugiye imbere ya kamera, nkaba mbivuze mu kiganiro. Nubona kino kiganiro ndifuza kuzaganira nawe. Ariko nanone aho ngaho Miss Nyambo yari yicaye n'undi mu mama rwose mukuru wagize gutya, arangije yikubita muri saro, arangije umusatsi arawusokoza wuhindura ubuhanika, ubundi arangije awuzirikira inyuma. Nyuma yuko awuzirikiye inyuma nibwo yaje gufata umwanzuro avuga yuko agiye kujya i Kigali gushaka umugabo. Ese uwo mugabo azaboneka, nazaboneka bizagenda gute? Akimara kumubwira gutyo n'ubundi agahinda kabaye nk'akamwica, aho Nyambo yamubwiye ati wowe uramenye nujya i Kigali gushaka uwo mugabo uzagende rwose utameze nk'umwana w'inyakariro, ati ahubwo uzagende umusatsi wawe ushokoje neza, wawufunze neza, kugira ngo uzagereyo babashe gushiduka. Ese koko uwo mugabo azamubona cyangwa ntazamubona? Ibyo ngibyo byo by'umugabo tuzabikurikirana muri episode itaha, kuko buriya bajya bavuga ngo amahirwe aza rimwe mu buzima, niyo mpamvu agomba kuyafatirana. Aho Nyambo yaje kumubwira ati nyumva neza Nyambo, mbanze nkugira inama, urabizi twarabyirukanye n'ubwo bwose watumutaga ati kandi ndi inshuti yawe, urabizi ko natakugira inama mbi. Ati wowe fata umusatsi wawe uwusokoze, nyuma yo kurangiza kuwusokoza ufunge neza rwose, unyaruke n'inkumi ugende wikoze i Kigali. Numara kugerayo uzagenda n'ubundi ugereyo urebe uwaguporopoje yuko bizavamo. Uwo mwana w'umukobwa hoya ntabwo wavuga ko ari umukobwa, ahubwo ni umumama usa nkaho akuze, usibye ko yari yarabuze umugabo. Yaje kumubwira ati ibyanga bikunda ubwo nzagerayo nzaba ndi mu byishimo bikomeye cyane, atari ko manu uzamfashe rwose, uzankura i Kigali neza kandi uzamvaneyo amahoro. Ati kandi nizere yuko koko uwo mugabo wanjye ari umugabo w'ukuri, ari umugabo utazamfira, ari umugabo tuzabana tukabyarana hungu na kobwa. Ati kuko umugabo ngenda mukeneye cyane. Nibwo Nyambo yaje kumubwira ati humura, burya Imana isubiriza igihe, uwo mugabo wasanga n'ubundi ari we umugabo wawe Imana yakuremeye, ubundi bikarangira n'ubundi mubanye. Ese koko uwo mumama azabona umugabo cyangwa ntabwo azamubona? Ibuka kwandika hasi muri comment nawe nimba ukunda bino biganiro tubagezaho. Ubu narakiyemeje kubasesengurira filime ziba zanyuze ku muyoboro mugari we YouTube channel ya MK Original ndetse na Miss Nyambo. Nawe nimba wabikunze ibuka gukanda subscribe kuri no channel, ufungura inzogera kugira ngo tuzajye tubasha kubana mu bihe byinshi kandi byiza bitandukanye. Nawe nimba ari gukigera ku muyoboro mugari we YouTube channel, tuguhaye ikaze kwinjira kuri no chaîne ya YouTube channel yacu ndetse ari nayo yanyu.
ubundi uze twihurize hamwe urebe bimwe mu biganiro dukusanya, urebe mu winyura kuri n'umuyoboro mugari wa YouTube channel yuko nawe washiduka wisanzemo. Ikindi gihe ndashaka kuzaza mbigisha tekinike y'uburyo ki ushobora gufungura YouTube channel, wamara gufungura YouTube channel ugashaka content ishobora kugukurira abantu bagakurikirana ibintu byawe, kuko bino bintu birahemba cyane. Nawe uramutse ubaye ufite inzozi yo gukorera YouTube channel, ibuka kwandika hasi muri comment ati izo nzozi ndazifite, ubundi nzabakorere bimwe mu biganiro bikora YouTube channel kugira ngo namwe mwigirire channel zanyu. Mwibuke gusharinga iki kiganiro.